dutangiye episode ya mbere ku kiswe feud ngo ni inzangano z'igihe kirekire y'amakimbirane ahoraho wa mwiryane utajya ushira umaze imyaka n'imyaka. Feud nicyo bisobanuye. Aka nagasobanuye time hamwe na Great Entertainment. Bwira mugenzi wawe nabwire mugenzi we ko Great atangiye gusobanura kandi ko biri kubira kuri website yitwa agasobanuyetimes.com. ujyaho ukareba ukadownloadinga tukarya show ntanda y'umujinya. icyo usabwa gusa nuko do followinga buri munsi tukajya tubana. Bibutsa ko aka nagakoresha ka Smart Vision DJs alongside B Studio hamwe na Great Entertainment. turya show ntanda y'umujinya ntangigimira. Smart Vision DJs aka kagera kuri DJ Elike Pro Kicukiro, DJ Emi Kicukiro, DJ Karim Kayonza, DJ Sizo Gasabo naha n'abandi batandukanye. Abandi ni bande? Nanastaze ninde Nyagatare ndetse na Jimmy Rwamagana. Boni Gasabo Karumuna DJ Shizo. Naha turatangiye feud episode 1 Great 1. dutangiye dute muri iyi si abactivators barayoboye. Jingyun sect irejo yani mashuri yose activatinga mwisi imirwaniro. Jingyun sect udutangiriye atinya nitwa Lichingye na joininze iyi cyangwa se iri shuri imyaka 11 ishize. Atundi nameless gatekeeper genda umurango urinda marembo. Lichingye n'umukobwa ari kutubwira the biggest lie ever told to you. Nti ikintu cyo kinyuma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira barasetsa reka n'abamotari bakobye ko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi we na muganga ko ndo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfe nk'ibyo. Ese ufite inyatsi uterwa n'amashitani wabuze umugabo jama wabuze umukunzi oya ngo wowe bukwe upfira kuri finale ngo nta mutuzo kigiri wawe mbese nti we niwe mwashakanye murafakana kariya oya se ibiyo byabwenge byarakubase barakubesha ni wabaswe ahubwo nturamenya aho bikorerwa. Twabuze imihango wapi ngo wowe imihango irakubabaza ngo nibigiyemo ntikama muganga ko ndo agusanga aho uri hose uretse aho inkoresho oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe amavangingo nta kiza oya barakuroze nawe uratuza uretse nibihuherano amahembe na nyabingi ubwe yongera kugutinyuka waruzi n'ikindi gutsirika no gukongora inyatsi na karandi nibyo bintu bimworohera. Ikibwa arakigarura ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshe ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima umwijima wakuzonze diabete n'amibi kuzu turaso ku mubiri ntigukereze. Harya ninde bahu ihute shaka kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda kandi burya kumugana minga no gusigasira amagara yawe. Ni bavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi nimero tayari ni ibyo kuri hanze nabyo si kibazo kuko DHL 画本中说 uko dutangiye 变过天降机缘 afite inzozi zo kujya kuri byinshi. 我做门桥 atundizira ku munsi umwe 出的一天 nanjye nzaba icyubahiro cy'ishuri ryanjye 再一步 aho mbarizwa. Ati sinzongere kuba ukina role isupportinga ibyo abandi bagezeho nkaba wa wundi uba kimwe mu bigize inkuru z'abantu yitwa Nzanga Suan cyangwa se Swan yakiraha akavura karimo karabwa dore umutaka uhari. 明日早起练功。 guhereje mu gitondo uzatangire kuzinduka uzinduka rwose mu myitozo yawe. 你乃是我名下手足之三 urukitegeza umubone banyeshuri ukaba n'umuyobozi uhagarara abanyeshuri mu bitatu muri iri shuri ryacu. kumbe hakurya ruwa ari gutonganya 静云宗 Jingyun sect yagushyizeho ubutunzi budasanzwe ubutunzi buhambaye 给你培养的下一任 igutoza kugira ngo uzahinduke umuyobozi w'ishuri ukurikira. 不思进修 noneho kugira ngo ufokasinge kuri cultivation yawe. 勾结邪道 Menge Chun n'umusore urahanga Menge Chun niwe barimo barabwira 失恋阴 waragiye ukorana n'ubwoko bw'ikibi kweri nta soni ukorana n'abadimoni aturuka muri Yinlian sect 你可知从 yitwa hano bari ni muri Hongmeng Hall. 弟子不 uribuka amakuru amakosa yawe urazirikana. umukobwa uranga yitwa Liu Sugwan cyangwa se Suguan 孽障 kigoryi gusa njije gusa master yarakimenye
ngo cyakunze umukobwa wo mu mademon sect 放我门规，本座今天要清理。 uyu musore kubwo kunegirije inshingano ze no gukorana evil sect yirukanwe mu ishuri ryanjye seni yabaramukomye 师兄， seni yamenye 牡丹妖女 urakeka ko yarakoranye n'akaraga ko ku mademon we gabanya umunwa ari indi byo rinda iyi episode ya mbere feud ni kugasobanuye times.com akana agakoresho ka Smart Vision DJs mubagane babaye filime ku gihe mushaka amakuru yabo barahari ibindi bizaza nyuma kumbe ari ishami ririmo riraza yambaye papo 1 何人胆敢擅闯精英宗？ urinde utinyuka guca mu matwari ya Jing Sect kumureba yitwa Zu Chu Singman Bacham hello in episode ya mbere kuri feud dore uko agenda ubanza ari mukobwa wakundwa na Sini Chingiye meze neza meze bo 你回去多好。 ngiye kuvuza inzogera genda witsimbe agiye guhuruze impuruze nanjye ndagiye kataragenda hose gacaho nanone karagaruka karashabiriye shaho kari kibagiye inkota